Ndi umukristo, ndi umwimukira kandi ndakomeje mu rugendo rwanjye. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Mwene data ndamubwira ngo nimba warasubiye inyuma ntugire ngo n'isi yose yasubiye inyuma. Hari abakobwa bakomeje kurinda ubusugi bwabo, hari abasore ubumanzi bwabo baburinze kubw'umusaraba, hari ababyeyi bakomeje kurinda ibyo kwizerwa, hari abagabo bapfiriye umusaraba wa Kristo kandi hari abagabo bakiwubonamo inyungu. Niyo mpamvu Pawulo yageze mu Baheburayo asanga basubiye inyuma, arababwira ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Icyampa ukabona yuko nubwo tubiba turira amaherezo tuzasarura kandi umunezero azaba ari ugutunda imiba twishimye, ukagarukira Yesu Kristo ugasubira mu nzira yo gukiranuka. Imana ikubake kandi kugenderere, wibuke ibihe byawe bya kera ugikizwa, ugisenga, ukivugisha ukuri. Imana ikubake mu izina rya Yesu, amina. Ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza n'ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Ndi umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mw'ijuru. Ndi umukristo uko ndi kose, maze nintumirwa ngiye gupfa, nzagira